twagendanaga amaraso y'ihene tugiye kwiba. Amaraso y'ihene twashyiraga mu ishashi. Ihene mwakuye twajyaga hari ababaga ihene amaraso tukayaha bakayaduha, yanaguraga make yari yaguraga 200 cyangwa 50. Yego. Kugira nituyajyana mu nzu, kuko mu nzu inzu nyinshi abasinzira vuba cyane n'abagabo n'abasore. No twazaga rero tugahita tuyamena kusinziriye kugira ngo umugore ukanuye cyangwa umukobwa abone ko twamaze kumukata izosi, noneho uri yukanuye aturangira amafaranga ari. Muraho nshuti zanje, nshuti za Anike Mutesi TV, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda cyane. Uno munsi wa none dufite umutumirwa w'iteka, umutumirwa udasanzwe waje kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana, mu buhamya nyicari dutaramane, tumutegere muri kino gitaramo tugiye gukora uno munsi wa none kugira ngo mukomeze musubizwe mw'imbaraga, muryohererwe nkuko mubibona namwe. Tutaratangira n'umukozi w'Imana, eka atwidondore, atwibwira uwo ari we, nitumara tumuhereze umwanya muto dusenge kugira ngo dutanguzanye n'amasengesho kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Tangira n'amasengesho kugira ngo nyine ikiganiro cyacu kigende neza. Imana data wa twese uri mu ijuru, izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kubw'igitondo cyiza uduhaye, turagushimye kubw'igitondo cyiza uhaye abazakurikirana iki kiganiro, turagushima kubw'aya n'amasaha. Murakoze cyane. Nkuko mwabyumvishije tumaze gusenga, tugiye mu mwanya wo kuririmba. Akishaka aririmbo ni umuririmbyi, ni pasiteri, ni umucuranzi, namwe murabibona. Nino batugiye ko yitwa Ingondera, ariko hari abamenyereye ibyuma byo kuvuza piano cyangwa se sente, bagakoresha n'ingoma zacu zisanzwe tumenyereye, ariko kandi ingondera uyibona ni y'abatama bakera, abasaza bakera nibo bavuzaga ingondera. Agiye kutubwira rero by'iyi ngondera, ko yiyumvire gukoresha ingondera n'igihe yatekereje muri make uko byamujemo kugira ngo abashe kuzoza acuranga ino ngondera. Nimba yaranabyize nabyo abitubwire. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane kuko nihannye ubundi naracurangishaga ingoma, narimbaga ingoma ngiye gufana imipira. Ubwo rero njya mwivuga butumwa muri Zaire ya kera, mpabona igondera ndarikunda. Ubwo rero nza kuryiga kuko nzi gukora n'ingoma biriya bita kuzikana. Ubwo rero kuva muri 91 ndayikoresha mwivuga butumwa, byumba by'amasengesho, mu ngendo ngenda. Beshi baranayizi cyane cyane hano i Burundi no mu Rwanda aho mba ndi bihari. Ubwo rero no kuririmba ntabwo byangoye kubera ko nihannye n'ubundi nararirimbaga. Ubwo rero ngiye kubashyiriraho indirimbo. Igihe kiraragiye, Yesu agiye kugaruka kujyana abo yacunguye, bemeye kumukorera, abemeye kuba maso no kwihanganira byose, nibo bemerewe gusa ganira umukiza Yesu.
amen amen. Mwumvishije indirimbo nziza cyane. Baratugiye mu ndirimbo ngo tube maso kandi dusenge, twoye kwiringira iby'isi, imodoka, indege n'ibindi, ngo zose kubyiringira niki ngo nubupfu. Muri make rero tube maso nkuko n'ijambo ry'Imana ribitubwira. Wewe usinzirewe kanguka, Yesu Kristo abone ko akumurikira. Murakoze cyane, dukomeje kuryohererwa nano masanu no mwanya, dukomeje kunezererwa muri ijambo ry'Imana no mu ndirimbo. None rero tugiye guhereza pasiteri umwanya atubwire ku buhamya bwiwe, atubwire ubuhamya ko wakijijwe. Muri make namvuze ubuhamya, uhita ubona igicapo cy'ubuhamya ubwo ari bwo niwe umenya uburyo ubuduhamwo. Murakoze cyane. Amen. Namwe murakoze. Yego. Ubuhamya bwanjye ubundi navukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Ariko muri 73 naje hano i Burundi. Ngeze aho i Burundi kubera mu miryango navukagamwo ni imiryango harimo abantu bagiye biga, ariko igihe cyacu iterambere ry'amashuri ryari rike cyane. Yego. Ahantu mvuka ni hafi y'ishyamba kiriya kibira cya Nyungwe. Ubahita mu karere ka Nyaruguru. Yego. Ubwo rero ngeze aho i Burundi nahise niga kwiba. Nabyize imyaka 4 n'amategeko 17. Mukiraho pastor, kwiba byaguje mu gute kugira ngo ubashe kwiba? Niki cyagusunikiye uwo mwuga wo kwiba? Ndi umwana maze kurenza imyaka 9. Nari mfite ubwenge, nabonaga nta hantu uzakura amafaranga kubera icyambere nta mashuri ifite. Yego. None kandi abantu bakizwa n'amashuri, rero numvaga niba nzabona amafaranga kugira mbone uko ntegeka abantu. Ni ikiro cyatumye mbyiga, kuko iyi si turimo ifite imyuka iyobora. Yego. Iyo utekereza ibintu Satani irumva n'Imana ikumva cyane. Ubwo rero nje nahise mpura n'umuntu wabyize, yari yarabyize mu Bushinwa, anyigisha kwiba. Noneho kandi urumva umuntu yize ibintu akiri mutoya ahita bifata, kandi nanabikundaga byo kwiba. Narabikundaga kubera ko tukiraho no mu muryango wanjye harimo abibaga. Harimo abibaga, papa yarabifungiwe. Niyo mpamvu no kwivuga nta ngorane kubera ko yarabifungiwe, baramufasha arafungwa. N'ahantu hahandi umwana yiba ikintu, yaba yibye ikigori, yaba yibye n'inkweto, ntibe bamubaza aho yazikuye. Nibaze nuko bakamushima, nta ngorane zabaga zihari ngo be bagucyaha, ngo be bavuga bati iki ngiki wakoze ni ikosa. Bakwereke ko ari kibi. Ahubwo bakwerekaga ko uzavamo umuntu w'umugabo, uzavamo umuntu ukomeye, uzi gushakisha. Ubwo rero muri ibyo bintu byo kwiga kwiba narahatinze, kuko reba kuza hano i Burundi ifite imyaka 12, kandi niyo myaka nkubwira. Imyaka yanjye buri uyizi ni nk'Imana, abantu ntabwo bayizi. Twebwe bajya kutwandikisha batujyanaga turi nk'abana 10 cyangwa 8. Yego. Bakabwira umuntu gukora gutya ku gutwi. Bakavuga ngo uyu niwe mutoya, bakatunyuranywa batuyungo yavutse igihe imvura yagwaga. Akabara bapimira imyaka yanyu. Baraba batuyungo yavutse igihe imvura yagwaga, abandi bati igihe nakara afite ubukwe niwe yavutse. Barandika twemiriye ukunda byibuka tugiye kuri commune kwiyandikisha, bagiye badushoreye. None se nawe ubwawe ntuyizi? Ntabwo wayimenya kuko wemeriye bakubwiye. Yego. Ndayizi rero ufite 64. Yego. Noneho inje rero hano mpamara imyaka 4 ntari nava hano mu Burundi, ntari nasubira no mu Rwanda. Niga abantu bakuze bajya bumva ibintu bita Gatarina. Yego. Yari amabuye 3, rimwe ni Fatuma, irindi ni Maderena, irindi ni Gatarina. Noneho rero na amazina y'abadamu cyangwa abakobwa. Yego. Noneho ukorera atandukanye amazina akagira ibiro bitandukanye, ariko iremera cyane ni Gatarina ko ryagiraga ibiro 140. Mukiraho ngaho pastor, kayo mazina urumva ko je nuva ari amazina y'abantu y'abadamu nyine kuko mwabivuze, cyangwa se y'abakobwa. Nogira ngo yitwe za Gatarina na za Fatuma, baba byaravuye he? Tware bibajije ko nari mu bana bakurikirana cyane. Batubwiye ko abadamu ari abantu boroshye. Ari abantu boroshye kandi bahisha ikintu, babika ibanga. Hari uguhisha no kubika ibanga. Yego. Noneho rero niyo mpamvu ayo mabuye bayitiriye abadamu. Okay. Bakavuga rero kuri teye ntabwo uzafatwa. Ikindi niyo mpamvu banatwije yuko nta gufata umudamu ku ngufu. Nta muntu utera Gatarina ufata umugore ku ngufu. Oya,
kubera ko ayo mabuye akoresha yitiranwa n'abadamu. Ubwo rero ni Gatarina, ni Maderena, ni Fatuma na atatu. Yego. Ni ibibuye bakura mu mazi twabiterwaga gutya ariko wiga no kuyaterura. Mu kwiga kwiba ubundi umwaka umurangiye ukora stage. Gusa harimo ingorane nuko umuntu azimenya amaze kwihana nk'abantu yenda bakoresha ibintu byo kwiba benshi ntibanabimenya. Umaze kugira umwaka ntubu kibivuyemo. Ubivuyemo barakwica. Baba banga yuko uzabarega. None se muyiga nk'amashuri bagira ahantu bakwigishiriza nko mu hoteli cyangwa bakakujyana ukitangira utangirira mu hoteli warangiza umwaka mukajya mujya mu mashyamba. Stage uyikorera ku isoko cyangwa guhagarika amamodoka mu nzira. Gukora stage mujya nko ku isoko akakubwira ati pereza kiriya gitenge cyanjye ari nk'ibaro y'igitenge wayiterura uyimuzanira hari inkono kubitwa. Ushingwe kuyiterura uhita ukomeza ugenda. Noneho wamara kuyiterura rero aza kwiyeranja kuyigezaho bakubwiye. Ubwo rero muri iyo myaka abantu bakuze barabizi ibintu bya Gatarina hano i Burundi no mu Rwanda ni ibintu byashenye byakoze ibintu bibi cyane. Noneho haza kujyaho perezida witwa Bagaza. Yego. Arazwi. Noneho atanga itangazo ko abantu batera izo za Gatarina ko ari ukubica. Iyo udafite radio ariko itangazo rikavugwa ni ngombwa ngurimenye kuko ari we rireba. Yego. Cyo gihe baradufata babaga bagiye babashyira ku mpapuro. Cyo gihe baradufata badufatira mu Kibitoyi cya Rugombo muri ya ntara ya Kibitoyi cya Rugombo muri komini Mugina ahantu Munyeshenza. Badufashe ku manywa ntabwo ari ibintu bihishwe si n'ibintu byari bihishe ngo ese ngo ni babafata mwari benshi se badufashe turi batanu. Urumva bafashe nkanjye chef je nari nabaye chef nari umuyobozi wabibye. Naribaga naribaga kandi nko mu bintu 10 bambeshyiraga nka kimwe gusa. Ubu ntabwo bambeshyiraga ntabwo nanyuraga ahantu kubuza gusa. Twije gushaka amafaranga mu mahoteli, gushaka amafaranga mu maresitora, gushaka amafaranga mu modoka, gushaka amafaranga ku masoko, gushaka amafaranga mu madepo. Kirazira kwicara utayafite. None se pastor ko muri banki cyangwa se mu hoteli bigoye nko kwiba ni gute? Iki gihe hariho ubuhanga bukomeye cyane ubu icyo gihe butari buhari. Icya mbere twari tuzi igihe bajyanira amafaranga kuri banki amafaranga bakundaga kuyajyana kuri banki ku wa gatanu. Nta mabanki yari ahari menshi. Naba mubizi. Ni ibintu nabyo irabyiga wiga ufite amafaranga uko areba ukiga ufite amafaranga uko agenda ukiga ufite amafaranga uko avuga. Twarabyize narabyize. N'ubu ubu yafite mbambizi. Nuko nta mwiba ko narihariye ariko mbambizi afite. Niyo mpamvu noneho icyo gihe twanamenyaga igihe abakozi bahembwa. Ariko amafaranga y'abakozi ntabwo twakundaga cyane kuyiba kuko yabaga ari make. Aba bakozi bahembwa ku kwezi bahembwa amafaranga make. N'igihe cyacu bafataga rukenzi. Ubu ntabwo bagifata rukenzi simbizi ariko igihe cyacu umukozi yafataga rukenzi. Urumva rero icyo gihe badufashe Mr. wari uhari n'ubaracyariho baradufashe duhura n'ingorane zikomeye cyane kuko bahise bazana kiriya kiziriko bazirikisha ihene kiva mu migwegwe ntabwo ari amapingu. Baratuboha batuboshye ku manywa izuba riva. Mr. aje aravuga ati nta handi mu bajyana uretse kubica. Niko Bagaza yavuze. Bahera ku bari ruhande bamukubise isuka mu mutwe ifuni. Bamukubise amafuni abiri ko ndibuka no bakubise isuka mu musaya. Ubwonko bugwa ku mupolisi ntakurirwa mvuga izina ry'ikunda ryibuka. Bugwaho arabuhanagura. Ubwo bureba uraboshya amaguru uraboshya amaboko uricaye abantu barashika nawe bagushikaho baraza. Bangezeho baravuga batuho shefu ni mu mutema atiruka kugira aze kutubwira abandi bari bahise bantema kuko shefu wewe jewe kuva hanga gutya kugera haradoze hari indodo 9 barantemye. Kandi icyo gihe urumva nta manu hamagara nta yuzi na satani twavuga ngo turakorera nayo nta iri hafi ngo gutabare ni Imana gusikorera mu bumana bwayo yanga ko umuntu arimbuka cyane. Ubwo bantemye narabibonaga ko bantemye baranatemye kandi batemye hanini ko bagije kwigufwa. Amaraso yavaga ndeba amaraso aza guhagarara rero. Gusa numvise umuntu avuga ngo murebe ko yapfuye twisubirireyo. Iryo jwi nararyumvise ariko ari umuntu bivuga nyamuntu. Ubwo rero namaze iminsi nje gukanura asanga ndi mu bitaro kwa muganga. Icyo gihe abandi kagabure akwivuro biracyahanditse ariko n'ubu nihanye
nta kintu ndabashyira nk'abantu b'abaganga bamfashije ariko baranzajyayo kera urahazi n'ubu ndahazi iryo vuriro rirahari uzoje kwatembera icyo gihe byari rihari n'ubu rirahari buriya birasaba umuntu azashaka ikintu ashyireyo abaganga niyo mpamvu umuntu yagira neza mu Kinyarwanda baravuze ngo ujye ubagarira yose ngo ntuzirizera cyane ariko mama wanjye ni umudivantisiti papa yari umunyagatulika afite na data wacu w'umusenyeri muri gatulika yego nta muntu wigeze umbwira ko Yesu akiza ubwo rero ndwaye ndi mu bitaro kuko hari mu mategeko batwigishije yo kwiba bagira n'imigenzo yayo ariko batubwiraga ko baha ababyeyi n'ababyeyi ukababwira icyo ukora ayo mategeko mwatubwira pastor ntabwo nyankunda kuyavuga kuko abantu bahita bayakoresha kugira ngo bazibe narabyize bayakoresha abantu baraniba batarayize ariko ibimenyetso bimwe n'ibi umuntu wize kwiba ntabwo yica oya ntabwo yica batubwiye ko kwica ari icyaha abibyi bababwira ko kwica ari icyaha icyo kintu barakitwigije kandi kigwa wumve ko utagifashe vuba ukiga amezi 3 batubwiye ko wishe umuntu amaraso yazagukurikirana ubuzima usigaje ku isi ndetse banatubwira ko nurwara indwara izatuma bakubaga bazakubaga wumva ko niba gushyiramo cya kindi kigusinziriza ntabwo uzasinzira n'ikizagufata ngo azaza kizimye ubwo rero turabisonera nta maraso umuntu tugeze tuvusha ariko rero twagendanaga amaraso y'ihene tugiye kwiba amaraso y'ihene tuyashyiraga mu ishashi ihene mwakuye twajyaga hariya babaga ihene amaraso tukayaha bakayaduha yanaguraga make yari igihe yaguraga 200 cyangwa 50 kugira nituyajyana mu nzu kuko mu nzu inzu nyinshi abasinzira vuba cyane n'abagabo n'abasore no twazaga rero tugahita tuyamena kusinziriye kugira ngo umugore ukanuye cyangwa umukobwa abone ko twamaze kumukata izosi noneho uriye ukanuye aturangiraho amafaranga ari nta maraso twabaga tuzanye mu ishashi nayagendanye igihe kinini icyo gihe rero maze kuva mu bitaro kandi kuri rya jambo tukiriho hepfo ryo kubaha ababyeyi ukanababwira ibyo ukora batubwiye ko nugira ingorane bwa mbere ni papa wawe uzakugeraho na mama wawe niko byanagenze papa yavuye mu Rwanda na murumuna we n'umuntu uje kubereka ahantu ndi bansanga mu bitaro nari akantu k'agasore keza gafite ingufu zikomeye cyane shaka ko ahantu ndi muri komine babimenya ko mari ntabwo ibintu nkubwira ari ibintu byari bihishe oya ntabwo ari ibintu bihishe nda ahantu barabimenyaga noneho data arambaza rero uzakora iki ndamubwira nimara gukira nzakubwira icyo nzakora ndakira bitasubira njya mu Rwanda ngera mu Rwanda n'ubundi ifite izindi ngufu hari abantu bari barankubise nyiri umwana basuzuguraga umuryango wacu kasi bagakujya kuba kubita nyine babone ko papa yabyawe umusore wimarisha kuko mu kwiga wiga kwiba hari naho ujya rukiga guterura ibintu kuko nakira ubutumwa bwiza ngeze ku 130 uterura ibintu 130 nkabishyira ku udafite tuguvugira gute niyanye mfite ibiro 82 ko nta ndwara nigeze ndwara uretse inkoni bankubitaga se inkoni bankubitaga aho mu byago barankubise n'ibijgo 6 byasigayeyo no gutema no kuboha tunyarutse gato rero nageze impambwira data yuko nzagaruka Burundi kwica umuntu umusitanteri wayo babaje kuntema data kuko yaranzi bujye umubyeyi amenya umwana yarazi ko mbuze ikintu nyikora papa yarabizi yaranandeba gutya akamenya ko ngiye gukora amakosa data bucyarambuza arambuza ati ntuzica umuntu ndamubwira yarantimye amaraso yanjye nanjye ndashagenze naramubwiye Stane afite abana 3 n'umugore we nawe ndazagenda miteme imbarasira mu nzu mbarangiza papa arambuza ndamwubaha nk'umubyeyi mubwira ko ntazabe kandi kurikiza ya mategeko mu bwenge bwanjye uko nari nte iyo nakwemereraga ikintu nagikoraga mubwiye ko nzagukubitira no mu bukwe niho nagukubitiraga ibyo nagiye mbikora keshi noneho ubukwe ngaruka hani Burundi rero ariko sinari ngarutse nje ko nakwishyura wa mistanteri cyangwa abandi baba baramugirije induru hani Burundi muri iriya ntara ya Kibitoki cya Rugombo amabati cyangwa amanjanja yavaga mu Rwanda n'amakinga n'igihe cyacu rero hariho n'amakwasiteri buriya Kibitoki cya Rugombo kugera i Bujumbura ndayizi imodoka twishyura 30 twishyuraga amafaranga 30 icyo gihe hari umuntu namenye kubera ko ibintu byo kwiba habamo maneko unekera biba witwa Mupiga Ngoma
mpiga ngoma niryo zina rye ntashobora kuza ngo yibe ikintu oya iyo warabanekera waraza akakubwira ati ahantu nabonye miliyoni 5 urampaye nkakubwire komisiyoneri we nicyo ashinzwe none mukumvikana y'umuhariro nawe rero muyo wibye ingorane agira rero kugenda wayamuhaye ingorane agira ashobora kuba ko ari miliyoni 3 hari 2 n'igice cyangwa hari 4 ubu ntaba yayaharuye nibi twize byo kumenya umuntu ufite amafaranga ntubuze igitigiri cyangwa umubare afite ariko urabimenya ko yafite ndetse tukiri aho vuba ahangaha nigeze kugera mu gisagara mbona umudamu utwite yarafite amafaranga ariko sinayinze umubare ndamubwazana nkwakira amafaranga batayirukanka yaratwite ndamubwira wikwiriye ugira ubwoba ndi umukirisitu urafite amafaranga arenze miliyoni 5 zananya gutwaza wabonye gute pasi nabonaga bafite amafaranga isaka mifunze ibifunze genda biza bafite amafaranga uko bagenda nuko reka narabyize nta miti nuko bavuga ngo dukoresha imiti ariko nta miti harimo aho twakoresheje imiti yo kugira tube twagira mu nzu utahagize utakinze ariko kumenya ko yafite ntabwo ari imiti haramo icyo kintu cy'igishakoshi ndamubwira we tuza indi tarinda kuvamo ntabwo wiba tugeze ku Musaga mubazi iyo yajyaga arahambwira rugura aho yajyaga ndagenda mufata imodoka amaze kwicara mu modoka aramubwira ngo afite miliyoni 16 amarera ibihumbi 10 byuko namufashije namwakiri yari afite n'inda nkuru none icyo gihe rongeze hano i Burundi icyo gihe navuye mu kibitoyi cya Rugombo nzani Bujumbura hari umuntu waruje kugurisha kwa Steri n'imodoka bitaga Ngeringeri muri za 78 za Ngeringeri barazizi nizo zasimbuwe zakoranaga n'amatoyota ndaza arazigurisha ndayatwara amafaranga icyo gihe ndetse nanavuye hano Bujumbura n'amaguru jya mu kibitoyi cya Rugombo amafaranga ro twarayafataga tukayajyana mu tubari ayandi mu ndaya bari batubwiye ko abagore bose ari abacu n'abakobwa n'umva nayo twafataga ku ngufu cyambere bitiranwa n'amabuye ikindi cya kabiri dufite amafaranga dushaka ko bazicara ngo batunegure turabaha amafaranga rero amafaranga arangiye subira mu Rwanda geze mu Rwanda nafashwe n'abasirikare baza kufungira hano i Burundi bari bazi ko abasirikare ariko bakurikije amategeko bo mu Rwanda bari bazi b'abarundi baza gufatira mu Rwanda hari amasezerano buri Burundi bwagiranye n'u Rwanda umuntu kuza kwishyurira icyaha aho yagikoreye inaya kera baraje bansanga iwacu bazanywe na burugumesitiri wacu bahari bakiriho ushinzwe ubucamanza muri komini bazana ndibuka ko harimo na brigadier uriya mwanditsi w'imanza baje iwacu mu rugo bahageze mushiki wanjye arambwira ko baje ngo arambwira atari ko bari kubona abasirikare b'abarundi icyo gihe nta n'imbunda nari mfite witwazaga imbunda kandi uri umusivile icyo gihe ntayo nari bwagira nari mfite inkota gusa ndambara ndasohoka kubera rero ko nize kwiba twaniga uko badufata udatera amahano ukazanira ibibazo mu bantu njye nari nzi ukuntu bafata ko kubacika nzi ko mbacika barazana amapingu bazana imigozi byose bari babizanye bari bafite ibiziriko bafite amapingu urumezitiri wacu arasinya ibyo byose bihambira umuntu umwe gusa bari bazi muri make bari bakuzi baba banikanga ko ushobora gusohoka urasa niyo mpamvu bazana abasirikare noneho ubwo icyo gihe baranzanye hano i Burundi mpageze urumva umutima nta bindi ubutekereza natekereza ukuntu bacika kandi ntibandaze natinyaga gukomereka cyane kuko inkoni zarankomerekeje cyane ndazizi ukuntu ubundi bubacike kandi bafite imbunda kandi bari babimbwiye baramwe ngo batubwiye kuzi kwiruka ukava mu modoka ikiruka turakurasa imodoka iri kugenda kuzivamo nta ngorane n'ubu nabujye mu kaburimbo nta nubwo bigoye narabyizega bangejeje ino rero mbabwira ko mfite inzara banjyana mu resitora kurya narabacitse kera amaresitora yabagamwo utuntu tw'udusorori twa plastique turimo umunyu n'urusenda bararusekuraga bakavanga ubusinzi ubanza bubatakiriho rwose nkunda kujya mu resitora hamwe niko bimeze ngira ngo naga plastique kanini habaga harimo nk'inusu nashyizemo amazi nyabasuka mu maso ibaze nukuri icyo gihe nanirutse ntabwo nakomeje umuhanda wose nahise njya hejuru y'inzu abo basirikare ubasuka urusenda mu maso n'abandi bantu bari baje utabona ntabwo wiruka
niyo mpamvu abakirisitu bakwiye kugira iyereko tukiri aho umuntu yaterekwa ntamenye yajya niyapfa uri mu myinyi nagiye hejuru y'inzu nahavuye mu masaa 3 z'ijoro urumva sinari nzi gusoma no kwandika nta n'isaha nari nzi ariko navuye handi Bujumbura nijoro Erega ni hafi kugera bujya mu Bugarama ni hafi cyane kuko najyaga mva na hano mu Ngagara igihe cya saa 9 z'ijoro saa 10 nabaga ndi Butare n'amaguru n'amaguru ari ukome naragendaga kuko urumva kugendana amakosa byatumaga ngenda amasaha abantu bavuye mu nzira wagendaga utumva ufite ubwoba ko hari ntabwo wanigeze ngira wagira ubwoba ukajya mu nzira iryamyemo umugabo n'umugore ukamuga ngo nabyuka guha amafaranga urihuta ibaze uti ndihuta zana amafaranga yana ese yabyuka nishoka cyangwa umupanga wabigenza ute ubwoba ntabwo yenda nabugira ubundi umukirisitu ariko kera ntabwo nagiraga ubwo rero ngeze mu Rwanda impapuro nuri zavuye no zerekana ko nahunze nabatorotse bitava muri komine yacu ngi Butare burugumesitiri wa Ngoma yitwaga Kanyabashi ndagenda mubwira ko ufite miliyoni 50 z'amarundi nka burugumesitiri yafasha nkazivunjisha kandi icyo gihe amarundi yajyaga kungana n'amanyarwanda y'agaciro iyi note y'igihumbi y'amanyarwanda yari 800 y'amarundi nako inote y'igihumbi y'amarundi yari 800 y'amanyarwanda urumva ro miliyoni 50 kuzigabana na burugumesitiri ariko nanjye akahindurira izina sawa harabahungu rero nashyize mu mujyi wa Butare bavuga umuntu w'umusore w'ibya amafaranga menshi Burundi kandi ntandi twavugaga twibye twavuga kwa Rujugiro niwe waruzwe umunyarwanda cyane ukorera hano Burundi icyo gihe burugumesitiri rero wa Ngoma witwa Kanyabashi ankodeje za hoteli mpamvu muvuze ni ibintu byagiye habona byagiye hagaragara ankodeje hotel ubwo namwibye imodoka uwagukode namwibye imodoka mutwara yari yarashakiye n'umugore urafite mubyara we waranje kaminuza Butare ubwo mutwara imodoka mutwara na miliyoni 5 ariko imodoka nyifite niyo natemberezaga niyo nagendagamo muri Butare yose Butare buri yagiraga amakomini 20 iyo nyine wibye oya ntarayiba utarayiba ubwo igihe kiragira mwereka ko tugiye kuvunjisha amafaranga mageze abo yampaye ndibuka ko harimo nako ntabure wa komini Ngoma nabakubiteho nabajyanye narize na box ibifuso byo gukubita narabyize icyo gihe rero yego mubivuze ko muvuga amazina yabo cyangwa aho nta kibazo bibatera nta bwoba mu byumva mwo kubivuga hari ibyo mvuga byabaye kumawa nabo twarabonanye nabasabye imbabazi twarabonanye nabasabye imbabazi aho ni sawa nabasabye imbabazi kandi cyabaye ikintu kinini cyane abakuze bandushaho imyaka n'abafite imyaka nk'iyanjye barakizi cyabaye muri Butare yego kuko icyo gihe urumva hayisabaho umukwabo wo kumfata barambura baza kumbona rero baramfata n'ubundi kuko hari ishyamba rya laborato muri Butare naribaye mu nk'amezi 3 mu ishyamba laborato muri ishyamba rya kaminuza uri bamwe wenyine hari amatora umuntu agatanga umuntu atakimuhira icyo gihe bakora umukwabo baramfata impamvu babwira gutyo nuko ibintu byabaye kumanywa bamfashe isoko ry'Ibutare aho ryubatse imbere yaho habaga ubucyosike bw'ibiti bambohera rero ku giti cy'itara ibi biti by'ibyuma byari bitaraza mu mujyi barambohera ku giti bazana n'umugapiteni wari uyoboye kugira ngo ndase avuga ko batigeze bavuga ku mitwe bari bamaze kurasa witwa Kazagwa arazwi Butare baravuga ati ntabwo wari sanza nawe yari umwibyi nawe yari uwo Kazagwa arazwi n'ibintu byabaye ku manzuba n'umugapiteni avuga yuko jewe bavuze ko batandase bari bazi ko napfuye none ko batandashe no kujya kufungira inyanga iyi Butare hari prison iri Butare ariko n'inyanza hari indi prison nane ndatuza rero kuko nagiye bashyira mu modoka barabajandarume ariko nari namaze gukora pura y'ukuntu bacika nari namaze kubyuza kandi ushwetse uziritse ndabacika nabi nicaye mu modoka ndarambya kwa kundi uryama nk'umuntu wapfuye barabati mu muhango ratagira yapfuye barambura yo imigozi erega bahambiraga amaguru yose nka burya umuntu ashobora guhambira mu Kinyarwanda bita guserera guhambira nka kujya abana babaho umupira butiruka sotsi Butare ngiye kugera Rwabuye ni Rwabuye buriya ni Rwasave
urabona umuntu ajya i Nyanza na Kigali nta kaburimbo yari irimo navuye mu modoka y'igisirikare y'igipolisi namanukanyemo abajandarume babiri mbakubita mu muhanda bon ndagenda ubwo rero amafoto kuko bari bamfotoye bayamanitse Butare yuko uzambona bakanyitse bazamuhemba bazomuhemba kubera ko mu byo twize no guhindura amasura ngute uhindura isura wafataga inzuki ukazirisha uruhande rubyimbye uru ntabwo bireye no uzirishaho inzuki wewe nyine ukazifata bakakureba bagasanga uri kuri afata afite amaso abiri iyo ari we n'inzuki